butike yawe agiye kuyishyira mu ihema kuko yaragiye kubashyira mu ihema. Maze mwese muturize imbere y'Imana. Turagushimiye, turagushimiye, haleluya, turagushimiye, haleluya. Turi imbere y'amaso yawe, dutegereje icyo ubwitubwira nk'itorero. Turakurindiriye Uwiteka Nyiringabo Imana, nta wundi wahaza imitima yacu uretse wowe wenyine. Ntacyo umwigisha yatubwira cyanezeza imitima yacu. Tumusabiye Umwuka Wera. Ndashima Imana impaye kuba muri iki gitaramo. Ndashimira nyakubahwa mushumba w'itorero na nyakubahwa presidente wa Muzamakorari n'abaririmbyi bashimye ko ushobora kuba muri iki gitaramo nanjye nkaza kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ahangaha Kabeza mumaze kuba abasitari, ari amasengesho y'iminsi 7 mujya mukora amaze gutuma mwandika izina mu gihugu mumaze kumenyekana ku buryo turasoma ahantu habiri. Turasoma, nahoze nibaza kubera ko muri mu kirere cyo hejuru ku buryo umuntu utarabanye namwe kuva mutangiye kubafata byamuvuna. Ndashaka ko dusoma rero urwandiko rw'Abalewi igice cya 6. Turasoma umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Abalewi igice cya 6 turasoma umurongo wa 5. Serezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. 6 haravuze ngo umuriro wake ku gicaniro urutagira gute, ntukagire gute, ntugasinzire. Dusoreze muri Yohana. Umuntu uri kuri mixer yanyemerera sinyegereze cyane agasa n'unzamuro gato nkayishyira kure. Yohana igice cya 14. Yohana igice cya 14. Imana igumugisha azabaha umufasha uwo kubana namwe ibihe byose. Amen. Haleluya. Kumunyore ndagira nte haleluya. Ko nta nimwe wikirije. Haleluya. Ndashaka gukoresha igihe kitari gito kugira ngo muze kuririmba. Mufite indirimbo nziza naje nkunda, muze kunyemerera nge ndi n'umushyitsi nze kubasaba. Nubwo twahuriye ari indirimbo ndi buze kubasaba kandi muze kuyima. Ndashaka rero kubaganiriza ku ijambo Imana yampaye. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo kubabwira ko Umwuka Wera ari mu kazi ataraheka abana banyu mugifite abo muhemba. Kubabwira ko Umwuka Wera ari mu kazi mugihemba abashoferi murumva bitumvikana. Ndashaka kubabwira uburyo bugera kuri 4 bugaragaza ko Umwuka Wera ari mu kazi. Jewe maze iminsi nta mukozi wo mu rugo dufite. Byabaye ngombwa ko jewe nshana imbabura. Nibyo bintu byangoye kubera ko nacanye ikibiriti kirashira kandi gishira imbabura itarafatwa. Nshana umufuka ugeza hagati, mufuka nshyiramo ngo ndebe ko byaka, iranga. Nshakise ikintu nakora ngirwana sinsambane. Umwuka arabizi ko nzagerageza nkanyura ahantu ariko nyage ntayinyoye. Umwuka arabizi ko nzarwana nkagerageza sintukane. Arabizi ko hanze kubitana n'abana b'abakobwa bambaye imipira igera inda n'imikondo biri hasi. Kandi nabyo nabonye atari byiza. Uzi ko umuntu ufite inda nini inda iri hasi, nabyo nabonye atari byiza, ntabwo ari sawa pe. Umwuka arabizi ko bazashyiraho n'amaherena bene aha ku mikondo simpatindi. Umwuka arabizi ko nzarwana na piyari na betting sinzajyayo. Umwuka ajya arwana. Abantu bumva Umwuka ari mu kazi mutore haleluya mumushimire. Abemeza ko Umwuka ari mu kazi muhaguruke mutere haleluya mumushimire. Umwuka Wera ari mu kazi, ari mu kazi. Hanyuma uwo muntu mwegeranye muhobere umubwire ngo Umwuka akubereye mu kazi. Akubereye.
kuzirinda ntuzasinda, ariko ntabwo uzashobora kwirinda ngo abacuraguzi bataza. Iyo mirimo nye no kurwara imitwe idakira namenya biterwa n'iki. Mwuka za ikibitera azi naho binyura, ako kazi turakaguhaye mwuka. Mwuka we, tubikubwiye turi mu rusengero, ntituzanywa urwagwa tuzarwana narwo, konyage tuzarwana nazo, ariko nawe ibintu byo mu mwijima urwane nabyo. Ibyo bintu ugenda urwane nabyo, ibyo bintu aba ari wowe ugenda urwane nabyo. Ndashaka rero kubabwira ibintu umwuka dukoresha bine. Akoresha byinshi ariko ndababwiramo bine. Ni mu ndebere mbibabwire. Icya mbere, umuntu ari akabari. Ko musetse se mwese muturiye utubari? Uribaza ukuntu abantu dukorana na za fete zabo banywa. Uribaza ukuntu abantu tubana nabo batukana cyane ukaba utaratukana. Njyewe rero hari ikibazo nahoze nibaza negura aya magambo. Nahoze nibaza umwuka bigenza ate ku buryo tubashisha kuba mu isi irimo ibyaha ntitubikore. Ngo madango ushyiramo n'akaravumba, ni ukubera hari imbaraga zimupakiyemo zimwiyama. Haleluya! Zimubuza, zimucyaha, zimukontorora, zimurusha ibiro. Umwuka wera turusha ibiro. Ubu rero twese ntitwabuze ayo tunywera, twese ntitwabuze abantu twasambana nabo. Ubwo muraje muvuge muti ndi mubi ntago namubona. Abanyarwanda baravuze ngo nta murozi uri umukarabya, nanjye nabona umubi mugenzi wanjye. Mwuka wera ni mwiza, mu muhe icyubahiro. Nimubona tutajya mu byaha, si twe tubibasha, si twe tubyikoresha. Pawulo niko yanditse, haravuga ngo sinjye uriho. Samweli ntiyabibasha, Enoki ntiyabibasha, nyamara bose ntibyabibasha, ni Kristo. Umwuka wera niwe uri muri twe, aratwiyama, aturusha ibiro. Muzagera mwumva abantu bavuga ngo namwe mo hagahita haza ibisebe, ukajya upfuka ibisebe. Ati nakubwiye ngo upfuke hatarazaho ibisebe, none upfuka ibisebe. Agira imbaraga. Haleluya! Sinzi nimba mujya mubyibuka, nigeze umunsi umwe, ubundi mwebwe muje vuba hari, ku bantu bacishijwe hambere, abapastori barabizi, abantu basaza, hari ibintu bitaga ngo umwuka yafushye, umwuka gafuha. Habaga abahanuzi bigira batya ngo twagiraga utwana tw'udukobwa ku rusengero tugira ifuye, kandi utwo tuntu tuba ari duto nta biro. Twajyaga dukenyera igitenge ugasanga bakiziritse bagikomeje. Noneho mu masengesho nk'aya baricaraga, umwe yabaga ari mu nguni hariya, undi ari mu yindi hariya, undi ari mu yindi hariya, undi ari mu yindi hariya, hagati nk'aho harimo batatu bifashe batya. Wajyaga kumva umwe avugiye hariya ngo bose ukagira ngo aravuge ngo nimuvuge ngo baza bati iteraniro bakarigota. Uzi ko waturaga, je nigeze kuba ahantu twatura, ukajya uvuga utereka ntangire ya digitali pani analogue. Iyo utangiye kubwira umuntu nyamara uri umunyabyaha, ahita akubwira ngo waramfashe, zana ifoto. Nta foto, nta cyabaye. Inaha niko bavuga, nta kintu wakora ngo wemeze abantu. Ariko ikintu nkundira umwuka wera, agira imbaraga zo kwemeza abantu, agira imbaraga zo kwemeza abantu. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora dushaka. Ne kugira umbaza, ariko abagore bari aha batwite n'abatwite, mujya mwumva ko umwana yonka? Mujya mwumva ko umwana yonka? Nanjye narabyaye, ariko hari ukuntu madamu y'inda imaze gukurikiza nk'amezi 6-7, akwiye ati wihangane, ati
ndashaka kuryama nisanzwe. Ati umwana wawe asigaye yonka akanatera imigeri. Ntabwo nari nzi ko bitera n'imigeri buri mu nda. Ati abatera n'imigeri, iyo umuntu afite umwuka wera aronka, ukajya wumva umwuka arimo aronka, ukumva arimo arakubwira ati nyamara wacogoye, nyamara uri umunyantege nke. Ubu rero kwihana nabyo mwabihinduye ibintu biciriritse, ibintu byose mwabigize ibishinwa. Hano basigaye bihana mu gipirati. Nigeze kujya muri korari nayisuye, bahera ku murongo baratura. Noneho hari umugabo wari umusirimu, hari umugabo munini ufite inda igeze nkaha. Telefone iramuhamagara bwa mbere, telefone iramuhamagara bwa kabiri, ahita abwira abantu ati mwe mwihanganye gato. Arabanza areba, harangije ati kandi Imana ikomeze imbabarire. Ndareba we, arabanje arebye telefone, asa umunaniro. Noneho hari akantu murimo muribeshyamo, umuntu arimo araririmbana ibyaha, yabona abantu bafashwe akagira ngo nuko bizaguma. Ndabwirizanya ibyaha, umuntu akabwirizanya ibyaha, yabona byafasha akagira ngo Imana yayibeshye. Umuntu aradiyakonana ibyaha, yabona nta Mana imwiyamye akagira ngo byarafashe. Umuntu arahanurana ibyaha akavuga mu ndimi, yabona Imana itamwiyamye akagira ngo byarafashe. Nimundebe hano mbabwire, mu Rwanda haba urwego rw'ubugenzacyaha. Baravuga bati, bakajya bavuga mu ndimi. Nari nkinanutse, nari ntarabyibuha, nari ntarabana muremure. Noneho ubwo se musetse iki? Musetse kubyibuha cyangwa musetse kuba muremure? Byose. Noneho turicara. Icyo gihe nagiraga ipantaro, nayambazaga ikirere, najyaga mfata bene aka gakondo nkagahuza n'aka, twabyitaga management. Icyo gihe twari twagiye hano, n'uwo mugabo njyana atankunze, arambwira ati Samu usa nabi, ariko nkunda ukuntu uvuga ijambo ry'Imana. Turagenda tugezeho batwicaza ku ruhimbi nka sinzi hano. Rero nta viza irimo, nta biryo birimo. Bahita bazana agapapuro kanditseho ngo abashyitsi musohoke mujye hanze, mujye kwihana, ubatuza barindiriye hanze. Bashyiraho n'icyaha. Reba nk'uko mwaje, umuntu akabaha agapapuro ngo musohoke mujye kwihana. Uwo mugabo bakamuhereje aragasoma, arambwira ati Samu ntiyatihane. Ntihane iki? Ati iki cyaha bari banagishyizeho. Nyisomye nsanga ntacyo nakoze. Ntacyo nakoze. Ahita ambaza ngo none ubwo ninjye wagikoze mbyaye kane. Nanjye ndamubaza nti ubwo ninjye wagikoze nshihe muzacakirana. Ibi mwigira ngo mu gipangu wanyu nta wakwinjiramo. Ushaka kuba ufite imbwa, abantu bahageze byitwa muki sa, nushaka kuba ufite imbwa zimoka cyangwa zitamoka. Umwuka byarangiye kwigisha binaniye, na wa mugabo biramunanira. Higisha umupasiteri wo mu kiruhuko cy'izabukuru. Dusoje amateraniro bajya kutugaburira. Ngibyiki hako namwe nimugakabye byuko twaje. Ngibyiki noneho amasorori narayarebaga n'ibiryo biteretseho nk'uku kameza ariho imisorori 8. Baramuzunguza na karuvati, baramuzunguza n'inda, baramuzunguza na kontaki. Nibwo nabonye umwuka aterura abantu bafite n'imodoka nto. Umwuka wera ntabwo wamubwira ko ufite kampani. Umwuka wera ateye ubwoba pe. Mushubu umwuka wera utinyuka uwo mugabo ufite 2020 twaramutinyaga, baramuterura navuga ntiwabona batamuzi. Hari ukuntu umwuka wera aterura umuntu abantu bakamuterura ukagira ngo ntibamuzi. Baramuteruye baramuzunguza, navuga nti abantu baratinyuka. Mbona baramubashiye karuvati irizunguza, indi irizunguza ko nta kiratakara. Umwuka wera nta bwoba agira. Ngiye ko mbona bararekuye no hasi ngo pi, navuga nti baramwishe. No kububona arimo arakwihanisha nuko akubereye mu kazi. Turataha, twaciye muri Nyungwe twiruka. Kamera zari zitaraza, ni muri za 2006 2008. Twongeye kuvugana n'uwo mugabo tugeze Nyamagabe, habahitaga ku Gikongoro. Nibwo twavuganye namwe ati Samuel we ni ati yari yitwishe. Nta foto mujye mwemera. Haleluya! Kubera nubwo pastor atakubonye, nubwo ntange ntakubonye, ariko umwuka yagize gute? Yarakubonye. Icya kabiri, mundebe hano babwiye ikintu cyane ryoheye. Icya kabiri umwuka akora cyane ryoheye, adushoboza kunyura mu bigeragezo ntitugwe, kandi ibigeragezo byari butugushe. Pastor urabyumvise? Adushoboza
mbega ngo ndagira ibihe byiza. Aduha imbaraga umuntu akanyura mu bintu isi yose yitegeye ku gipima reba akabona atari ndanyura he, ejo buzaca, ejo nzava nyihariye. Ndumva ngize ibihe byiza, ndumva ngize ibihe byiza. Umwuka wera akaza. Haleluya. Bibiliya yaravuze ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago byacu no mu makuba. Haleluya. Umva ikintu cyaryoheye, akaza akakwira ati humura ndi kumwe nawe, nubwo ubona bimeze nabi ariko sinagutaye. Kandi umwuka ikintu kinsetsa arabivuga nta kuvana, arakubwira ati ndi kumwe nawe ariko ukabona nta gusohotsemo. Ari ibigeragezo, hari abantu umwuka arindiye ahantu hari amakuba. Tarawini zalango bihoni, tarawini hello. Umwuka turindira ahantu hari amakuba ntituyavemo ariko ntitunagwe. Muranyumvise? Ntituyavamo ariko ntitunagira gute, ntitunagwa. Ugasanga umukobwa yabuze umugabo agize imyaka 40 aracyavuza ipeni. Kumbi ahagaze ahantu ku musozi mwese mu muvuga ariko afite umwuka wera. Ntago avuze ipeno kubera umugabo yaje, niyo nta mugabo ipendo igira gute. Ubu ntabwo bikinsaba kuba muremure, umwuka wera arahagije. Njyewe mu minsi yashije narafashijwe ndanavugiriza, ngenda muri kaburimbo mvugiriza. Kandi burya ngo kuvugiriza ni igisobanuro cy'uko nta stress ufite. Ntushobora kuvugiriza ufite ibibazo. Ngenda ndavuga umwuka wera arahagije kweri. Ariko mwebwe muravuga, uzi ko umwuka wera afata umuntu twese twamaze kuvuga ngo azapfa nabi akirahira, akavuga ngo ndirahiye. Mwese mwavuze ko azapfa nabi ariko giyewe ngize gute, ndirahiye. Haleluya. Haguruka uze nkwereke, hagarara kugira ngo tureshye. Si ubatangira mituweli niwitanga ariko umuntu arimo arasakuza ngo buranga byawe wa 8, ngo bwawe wa 8 azamumaze iki wa 8 katazagusaba 8 wagenze gake. Ngo dore yabyaye, ngo reba ngo twarabivuze, ngo ntago yabana nayo, ngo bazageraho ba divorce, ngo turirahiye, ngo nubwo akijijwe, ngo nubundi ngazahita yongera gwe, iwabo ntago bajye bakizwa ngo babigumemo. Bagapingira abana bacu, bagapingira amaduka twashinze. Wagura imodoka batizamwica, wagura sipirati burani ideni tubura barayimukopye, bakavuga ukuntu tugiye gusara kumwara, ukuntu tugiye nubwo utari uhari nari mpari, ariko ndirahiye ntago ariko bizagira gute, siko bizaba. Tera haleluya. Nimwigendere. Hari umuntu wumva Imana iburishamo imigambi y'abadayimoni. Hari abantu bemeza ko umwuka akoze akazi. Haguruka utere haleluya. Teriwa elas. Turindirwa mu bibazo, turindirwa mu makuba. Maritse ngavuga kano, ntago umwuka wera udufasha kunesha ibyaha muri iyi si byuzuyemo, ntago yananirwa kudufasha mu makuba yacu. Murahareba, aha murahareba. Ntimwibuka ko mu Kristo yagwije imbaraga z'umwuka wera, akagera ahantu Bibiliya yise isoko mbura, ari kumwe na mugenzi we. Ntimuzi ko bavuze ngo kugira ngo duce muri iri soko birasaba ko tuhanyura turaramye, tugize gute. Noneho iri soko riteye ubwoba, riri aha hanze harimo abakobwa bambaye ubusa. Tata we, harimo indirimbo ngo dore umwana uke, kubwira ngo umugabo wawe nta kintu, ntafite ubushobozi bwo kugutunga, birasaba kunyura muri iri soko ugize gute. Mwabagabo mwe, muri iri soko hari abagore batanga ibyabo byose ariko bakagutwara, birasaba kunyura muri iri soko ugize gute, urarama. Kandi ntushobora kwibwiriza kurarama utabibwirijwe na mwuka wera. Ngo muri iryo soko barababwiraga ngo mwahashye, ngo bakababwira ngo twe tugura ukuri, ngo kandi twamenya ko muri iri soko nta kugize gute, nta kuri. Na n'ubu ndimo ndiba amagambo aryoshye ariko yuzuye ubutumbi wagwamo. Muri iri soko harimo amagambo aresha ashobora gufata umugenzi akamwica. Murabe maso, mugire umwuka wera. Icyanyuma ndasoje kugira ngo muririmbe ne kubatwarira iminota. Umwuka wera amenagura
imbaraga za karande izo arizo zose. Mwabisubiramo? Izo arizo mpagaze muri iri teraniro ndabona mwantunze na za kamera, haba mwe muri aha mu rusengero, haba n'abazabyumva kuri izi kamera z'aba bahungu. Umwuka wera yegeranye karande zo kubyara igihe kitageze, karande zo kubyara abana bakanywa urumogi, ndazimenaguye ku bana bawe, ndazimeriye mu rugo rwawe, ndazimeriye. Haleluya! Nasomye igitabo kivuga karande zintera ubwoba, nuko dufite umwuka wera. Nimurebe hano mbabwire, uzi ko wowe nubwo so yaba yarahoze akishijwe, hari ibintu waso ku buryo we yagendaga akavuga ngo w'umwana wanjye bazishingire bose. Ukazavuka muri icyo kinyejana bavuze so yarabivuze kera, wowe ukaba urimo urarwana n'izo mbaraga zaho. Umva ikintu umwuka yantumye, umva ikintu umwuka yambwiye agiye kubakorera muri iyi Pentekote. Agiye gufata karanda zihere mu mizi, korari zateguye. Tugiye gufata imbaraga za karande, tugiye gufata imbaraga z'amahembe, tugiye gufata imbaraga za nyabingi, tugiye kuzimenagurira muri iri teraniro. Ariko sa nkuvuga ngo ndazimenaguye ku bana banjye, ndazimenaguye mu rugo rwanjye, ndazimenaguye mu bisekuru, ndazimenaguye. Kora ikimenyetso kimwe kigaragaza ko uzimenaguye. Wahaguruka, wakubita mu mashi, wazivugiriza induru, shaka ikintu ukora kimwe. Ndazimenaguye. Izina ryawe ntukakoze akazi. Akanyuma ndashoje. Ira sente iravuga ninde uyivuza se? Si ubwa mbere yabangiriye neza, uwandengeye niwe wongeye kuza. Yemwe abo yagiriye neza ngaho nimumfashe tumuhe icyubahiro. Deverse haleluya! Ushitse umutima mu nda utuze, mu gitondo haritamurura. Haleluya! Akanyuma nkahita ntaha, namwe mukaririmba ne kumara iminota. N'ubundi mu biterane bavuga ngo mwigisha twaye iminota myinshi, reka nsoze. Akanyuma karavuga ngo umwuka wera atubambira ihema. Nimubisubiremo, atubambira. Mwabivuze cyane, atubambira. Akira pa ngo bafata gutya. Gusa niyo ugiye gufata wa mugabo waje ugafata umwigisha nafa. Mucuti do zamura cyane, igeza hejuru. Umwuka wera araza akagutuza muri VIP. Mwamuratse mbigisha, rega nicyo cyanzanye. Ubu muri iyi minsi umwuka ari kurokirita, arimo aracunga. Mweme muri aho kuko muri hasi cyane, muzamure kuko araza n'abarebare. Arimo aracunga akavuga ati haleluya! Ukajya kubona ukabona aragarutse aravuga ati reka nawe nkutware. Avuga ati reka ntwara aka kantu, ejo katazacanganyukirwa isi kagira gute akagahisha. Namuratse mwumve, ejo umwuka akavuga ati have mu miryango hakomoka abanyabingi za danje, reka muhisha zitazamunigira i Kigali. Kaza akagufata kabagushize mu ihema. Umwuka wera arimo aragenda afata abantu, kandi numva ngise ibihe byiza. Harimo haleluya!
arimo muri iyi minsi umwuka wera korari y'abashyitsi muri iyi minsi umwuka wera umusesha abukasha arimo aragenda afata abantu utu twana wabyaye agiye kutuzana mu ihema umugabo wawe agiye kumushyira mu ihema butike yawe agiye kuyishyira mu ihema ukaba yaragiye kubashyira mu ihema abiteguye kujya mu ihema mutere haleluya upfuke uzabeho utabireba ukagupfuka umwe hari ibintu mutazi mwe mwipfutse gutya umwe hari ibintu mutazi ibyo tubona ni bike ibintu tubona ni bike ubundi umwuka yaradupfutse urebye ibintu bitwirukaho ukareba ibintu bituvugwaho ukareba ibintu biduhiga ndashimira umwuka wera ko yaduhishe ndashimira umwuka wera ko yaduhishe nigende nimwakire neza ijambo ry'Imana ayo mashina yanjye cyangwa n'ay'umwuka Mwuka wera aramanuka ijuru ryaho rumwe amina haleluya tuzagenda turirimbira Mose tuzogoga ikirere turirimba tuzagenda turirimbira Mose tugiye gusengera ibintu bitatu no kujya kumureba uwamubereka muze kumbwira mwereka ifoto ye ni umwana muto yambwiye ko afite imyaka 19 ntagenda yafashwe ngo yabanje gufatwa arwara umutwe udakira no ageze haratitira ageze haricara ubakuruza ikibuno ni umwana w'imyaka 19 mwiza kubwe gutabyumva yarambwiye ati najyaga mukirana ibyigisho byawe ndifuza kuzaza nibura ukansengera numvishe mfite ideni ryo kumureba urebye imbaraga zirimo ziraturwanya urebye ibintu birimo birakorwa mu isi y'abadayimoni urebye ibitero tugiye gufata abantu baguye dufate n'abantu batarabatizwa dufate n'abantu batarakizwa tubahugisha umujinya ugiye gutera tubahuze n'imbaraga za mwuka wera namwe muze gukorwaho ibi bintu biremereye muhombeke amaso yanyu dusenge umuntu waguye umuntu utarakizwa umuntu utarabatizwa umwuka atanze itangazo aravuze ngo arashaka gukora ikintu kiremereye zamura ikiganza tuguhungishe zamura cyane tuguhungishe zamura tuguhungishe bimeze nabi haguruka naguhungishe tari wasalango shawini hello tela bida kosane holi wini hela tando dali wasalango penakita enosani wini hela shalilola takipa pelo salango bili wini hela mukanakwemeze wihane haguruka uze tugusengera Imana tela sili wini hela pena side hori wini hela shalabida kosalango reka tugukomera amashyi tugushimire mwuka wera reka tugukomera amashyi tugushimire mwuka wera ko harimo haraza abagabo gusetse nta bagore bahari ngo baze dukora umurimo w'Imana dusengera aba bantu mbega ngo Imana irabyara muyongera amashyi umwuka arabyaye Perezida habwa umugisha turagira ngo uyu mwanya turimo ni umwanya ukomeye iteraniro mwese muhaguruke umuntu wumva Imana abihannye ari ubwa mbere namwe muzamura ikiganza namwe Imana ibabarire ndagira ngo muzamure ikiganza nk'umuhamya yuko mwemeye kwihana mupfukame mwegutse umuntu wumva afashe icyemezo azamura ikiganza nk'umuhamya imbere y'Imana zamura ikiganza cy'iburyo ukereka Imana ngiye kuvuga amagambo murasubiramo abacuranga mwe muretse Mwami Yesu ndi imbere yawe ndagushimira ko wandemye
kandi ukaba warandinze. Nitandukanije n'inshuti mbi, nitandukanije n'imirimo mibi, mpagaritse ibitekerezo bibi, mpagaritse imishinga mibi mu izina rya Yesu. Icyo kiganza gishyire ku mutima wawe, ubwire Yesu uti mwami nguhaye umutima wanjye, umbere umwami n'umukiza. Kora iryo sengesho umbwire uti nguhaye umutima wanjye, umbere umwami n'umukiza. Abakozi Imana murambura ibiganza. Haleluya. Mwami wacu Yesu, tugushimiye ko uri umwami uruhura abarushye n'abaremerewe. Tukweretse abantu bagupfukamiye bamaze gukora mwami ngingo. Duhagaritse imbaraga zose zabarwanyaga, duhagaritse imbaraga z'umwijima, dutesha agaciro ibyo bavugiweho, ibyo bakoreye n'ibyo bikoreyeho. Tubandukuje mu gitabo cy'abarimbuka, reka bandikwa mu gitabo cy'ubugingo, reka babone amahoro y'ijuru, reka babone imbaraga zo kunesha cyane igisa n'icyaha. Turukana imbaraga zose z'umwijima, turarwanya ibyabarwanyaga. Nyemeranya guhora ku ngoma. Ureba iri teraniro, ureba abarambuye ikiganza muri iri teraniro, bakeneye ubutabazi, bakeneye imbaraga zo mu biganza byawe. Tubatureho kunesha, tubatureho intsinzi yabonetse umurogoti Nyabihanga. Urakoze mwami, ubabariye buri wese abicyaremwe gisha, ubabariye buri wese agira imishinga mizima, agira ibitekerezo bizima. Dutesha agaciro ibyo abantu bishyizemo, ibyo abantu mwami biyemeje gukora bidahuye n'ijambo ryawe. Reka bagendere mu ijambo ryawe. Urakoze Yesu kubababariye, mu izina ry'umwana Yesu Kristo no tubyambashe. Amen. Komera Imana amashyi. Amen. Haleluya. Ndashaka ko umuntu waje gusenga, ndashaka ko umuntu waje gusenga muri iki giterane. Bibiliya yatubwira muri iki giterane, Bibiliya yatubwiye ngo umuriro uhore waka, bwiye ngo umuriro uhore waka, ntukagire gute? Mubisubiremo, ntukagire gute? Mubisubiremo, ntukagire gute? Ndashaka ko ducana igicanira aha kitazazima. Inyuma yawe hari zishinzwe soherera imanita wemerera. Umuntu ushinzwe amasengesho hano Kabeza ari hehe? Minisitiri w'amanyamasengesho hano Kabeza ari hehe? Minisitiri w'amanyamasengesho ari hehe? Amasengesho ari hehe? Perezida wa mpuzamakorari ari hehe? Ngwino hano. Perezida wa korari yaha ari hehe? Abaperezida b'amakorari yaha nabo bansange hano. Abaperezida b'amakorari nabo nibansange hano. Munsange hano mu nyegere. Abaperezida munsange hano mu nyegere. Abaperezida b'amakorari n'abari mbanguke cyane amasaha yanyu. Niringiye imbabazi ze, ubatiwe babukizungunda, nizeye Yesu ntabwo bapfa. Haleluya. Bashumba munsange hano, abashumba abantu bicaye ku ruhimbi munsange hano. Tugiye gukora ibintu biremereye, mwihangane namwe muze kuri uyu murongo turimo. Tugiye gukora ibintu biremereye. Abantu bicaye nimubahagurutse mubihorere, ntabwo tuvuga ngo muhaguruke. Muri wese asenga uko ashaka, wahwicara Pela sili wini hello behori dalango zaniko talawini zalango bihoni deho shalabida kosalango the last for the ho shalilola takipahela sabini dehori wini zalango penakosa dehori wini zalango penakisti fole wini zaniko. Ushimwe Yesu. Telasi ema. Tugiye gukora ikintu kiremereye mu kazi. Abantu bumva umuriro ukomeza kwaka. Haleluya. Umuriro ntukagire gute? Mu makorari muyoboye ntukazime. Muri ministeri zose ntukazime. Turavuze ngo umuriro ntukazime. Icyakabiri,
muraza kwirukana umwuka w'ubukene mu bantu muyoboye. Pasiteri Mushumba, urirukana umwuka w'ubukene mu bantu ushumye, ubwira umwuka wera ngo mu bintu ucana woherezemo n'akazi, woherezemo n'amafaranga, ucana inyatsi, utwike amahembe, utwike indwara, utwike. Hanyuma mwe muha kwezi kwa gatandatu umwuka wera akoze ikintu kiremere. 17 z'ukwa gatanu umwuka akoze ikintu kigize gute kiremere. Abacyakiriye haleluya. Ndashaka ko muhera bya bintu bimaze igihe nibyo tugiye guheraho. Mbabarira uvuge nk'umuntu utazagaruka. Mana mu izina rya Yesu, Mana mu izina rya Yesu. Lepis egedebole kota dimiri sikiri biribo shiri elebola kota si pele kota mebo pele nefele kisima hawayashikiri ifala hawasi katika jina la Yesu Kristo. Imana ishobora byose, duhagaze mu butware, duhagaze mu mbaraga, duhagaze mu bushobozi. Turasenya karande zo mu bisekuru no mu bisekuruza. Turasenya karande ibisekuruza by'abadayimoni, karande inyatsi, imyaku, imikoshi, ubukene, abadayimoni bateza kwiyahura, abadayimoni bateza indwara, abadayimoni bateza inyatsi. Turasenya karande, duhagaze mu budahangarwa katika izina rya Yesu. Turacagagura za nyabingi, turacagagura ibitega, turacagagura amahembe, turacagagura inyatsi, imbaraga z'umwijima, abadayimoni bateza inyatsi, abadayimoni bateza kwiyahura. Turirukana. Duhamagaye umuriro. Wimana wote. Urukana umwuka w'ubutinganyi. Mama, senga papa, zamuza usenge. Turasenga amasengesho y'urugamba. Amasengesho y'urugamba. Hagarara mu mwanya wawe. Senga. Injira mu isi y'umwuka. Gira ibintu usenya, gira ibintu wanga, gira ibintu urimbura. Senya ibitekerezo bipfuye, senya imbaraga z'umwijima zaje mu buzima bwawe. Sohora. Shevo, senga wihuza n'imbaraga z'ijuru, ihuze n'uburinzi, ihuze n'imbaraga, nicomeke mu mbaraga z'umwuka wera. Hamagara hari uwakumva. Urapele kote n'icyakora cyo uzahabwa imbaraga. Umwuka wera naramanukira, mwuka wera w'Imana. Genda muri biteraniro. Tegeka, hembura, hagura, icomeke mu mbaraga z'ijuru, ihuze no kwera, ihuze no gukiranuka. Senga mama. Zamura ibiganza byawe. Ijambo ryawe barema. Mubwira ibintu byihutirwa. Bwira mwuka wera ibintu byihutirwa. Mubwira ibintu byihutirwa. Tega ibiganza, mubwira ibintu byihutirwa. Urakoze. Muteze ibiganza byanyu, mukomeze mutege ibyo biganza. Mutuze gato mbabwire tugihagaze. Mutuze gato mbabwire. Umuntu uri kumikwa nzamureho gato, ndananiwe cyane. Tega ibiganza byawe, wumva ikintu umwuka avuze. Umwuka avuze ijambo riremereye. Umwuka w'Imana arabizi, ntago namubeshyera muri iri teraniro. Ariko ijwi ry'Imana icya kabiri shalawiza lango bihon. Icya kabiri
ibi ntago nabibabesha, umwuka agira ukuri kuzuye. Nabonaga umuntu ameze nk'urimo gusatura abantu akabavanamo ibintu bimeze nk'ibinombe. Mureke mbivuge mu mvugo umwuka bivuzemo y'ikinyarwanda numvaga. Nabonaga bavanamo ibintu bimeze nk'amashyira cyangwa nka bya bivunja byabaga mu mibiri y'abantu. Umwuka w'Imana arambwira ngo babwire ngo hari abantu barwaye indwara batazi amazina yazo, hari abantu barwaye ibintu bibatera batazi iyo byavuye, hari abantu bashidutse bameze nabi batazi igihe byabereye. Umwuka aravuze ngo abibasohoye. Zamura haleluya! Tugiye gushimira umwuka we. Akoze ibintu biremereye, akoze ibintu sitakora, akuhereye abantu ubwenge, atanze imibereho, arangije imanza, atanze akazi, akijije indwara ziremereye, arengeye umuryango wawe, atanze ubuzima, arinze akazi kawe, aragushingiye. Nje ndahishuriwe, mbonye abantu bagenda hejuru y'ibintu biteye ubwoba. Numva umwuka ambwira ngo bwira abantu ngo dayimoni nubwo yakorera iyo bwabaga, Imana izabaha gutambuka ntimuzamwara. Imana izabaha gutambuka ntimuzamwara. Ugiye gutera haleluya 7 uzibare. Urajya uvuga ngo haleluya haleluya, uzibare uzitere vuba vuba. Nusoza uhobera abantu nka 4 cyangwa benshi, nushaka uhobere 7, ubabwire ngo umwuka nkozeho akazi kandi muri uku kwezi. 1 2 3 hobera abantu benshi, ubabwire ngo umwuka akoze akazi muri uku kwezi. Umwuka aragakoze. Nushaka uhobere 5 cyangwa 8.